Jama tashakura believe most carefully your innovator creator in the world winner book about boy says your room. This again the select reviews supervisor advice for this is the weekend with Sony Kizon Chrisia Empire TV and Amakuru entertainment nikora ivuga ako nabwo gasanga na Amakuru ari guca ibintu hanze ndetse no hino yisi ukurikije ko uyu muntu ngiye kubwira ko ari umuntu ukomeye cyane ndetse ari umuntu uzwi kwisi hose ni nyuma y'igihe kirekire yibasirwa n'imbuga nkoranyambaga kubera impinduka ndetse n'imigaragarire mu mibereho n'imigaragarire ye. Shadiboo yasabye kubahwa nk'umuntu ufite amahitamo ye ku mikoreshereze y'umubiri we. Abinyujije ku rubuga rwa Instagram, Shadiboo yagaragaje ko anyuzwe nuko abayeho ubu anenga imvugo zimugenera imbibi mu mikoreshereze y'umubiri we ndetse n'imyitwarire ye. Mu butumwa bwe mbabazi, Shadiboo yasabye abantu kubaha uburenganzira bwe bwo kwiyumva no kwifatira imyanzuro ku buzima bwe. Avuga ko umubiri we n'ubuzima bwe ari amahitamo ye bwite, nta muntu ugomba kumuhitiramo uko aba agomba kubaha cyangwa se gukoresha ubuzima bwe. Ukurikije mu gihe kirekire cyagishize, Shadiboo yaratangiye kuvugwa nabi cyane ku mbuga nkoranyambaga ati umuntu w'umubyeyi koko n'ibiki aba yitwara hara ku mbuga nkoranyambaga biriya n'ibiki aba yikora, ndetse abantu bamuvuga amagambo atari meza. Ariko yahise avuga ati reka nitangire umwaka mbakoma ijambo mbabwira ati umubiri wanjye imbibi zanjye niyumva neza uko ndi, ndabinginze mu nyubahe kandi uko nkoresha umubiri wanjye n'ukwanjye nta muntu ugomba kumfatira imyanzuro. Ibi yabivuze nyuma y'uko mu minsi ishize yari aherutse kugaragaza ko umwaka ushize wamubereye igihombo gikomeye ku mutima, aho yumvaga yisanga wenyine mu rugamba rutoroshye rwo kwishakisha no kwakira ibikomere ku mutima we cyangwa se gushaka ko yakira ibikomere afite ku mutima. Yabivuze ko yanyuze mu bihe bikomeye byo kwiheba n'agahinda gakabije, ariko ndetse akabihisha buri wese utabasha kubigaragariza, even n'inshuti ze nazo zize zimenya wagwani uko uno mumeri cyangwa se uno mukobwa ameze. Nkuko yumvaga atabasha gusangiza abandi intimba ye, niko yumvaga atabasha kugaragaza intimba ye cyangwa se ko afite agahinda. Nubwo yari afite inshuti, Shadiboo yagaragaje ko muri icyo gihe nta n'umuntu n'umwe wamubaye hafi ngo amufashe kwikorera umutwaro yari yikoreye, bituma yiyumva ko irungu agomba cyangwa se intimba agomba kubigumana ku mutima we cyangwa se akabyimenyera. Ku rundi ruhande ariko uyu mubyeyi w'abana babiri yahishuye ko nubwo yanyuze mu mwaka wuzuye intimba n'irungu, yabashije kwiyubaka ahereye ku bana be no kwizera kwe, ahitamo gukomeza ubuzima yishimye uwo ari we cyangwa se yishimiye uko abayeho. Yagaragaje ko abakobwa be babiri aribo bamubereye urumuri mu mwijima, bamubera imbaraga zo gukomeza kubaho no guhaguruka buri munsi niyo byamugoraga. Sayo makuru gusa entertainment wakomeza kubana nanjye kuri Empire. Amakuru yaracyara avuga ibintu byinshi hano kuri Empire. Ndakomeza kubwira ko umuhanzikazi akaba n'umwanditsi w'indirimbo ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo, aho bavugaga ko ibi byamuteye ishema rikomeye cyane ndetse byamuzaniye icyubahiro hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yaragiye kwitabira igitaramo cyo muri Amerika cyiswe NAMA, igitaramo gishinzwe kuzamura abahanzi bakiri bato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nta wundi mwita Arne Sano, mwamenye cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza kera, ariko ubu ngubu akaba ari mu ndirimbo z'isi, aho usanga asigaye yiririmbira za byihorere cyangwa se dufite ubushyuhe. Uyu muhanzi Arne Sano ukomeje kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera kuzamuka neza mu muziki. Yakomeje kuvuga ko anyuzwe nuko abayeho kandi ndetse n'urwego ari kugenda atera mu muziki biri kumushimisha cyane, ndetse ibi bikomeje kumuzanira abakunzi bakomeye cyane. Ni nyuma y'uko Tom Cruise nawe yari amaze kuvuga ko impamvu atarashyira alubumu ye hanze cyangwa se igitaramo cye kitarajya hanze ari uko yakomeje kubura amikoro, nubwo atakomeje kubigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ikigaragara cyo nuko yabuze amikoro, biza gutuma atabasha gukora alubumu. Tom Cruise yagaragaje ko imikorere kimwe mu mpamvu zatumye habaho gutinda mu gutegura igitaramo cyo gukumiriza abakunzi be. Alubumu ye yise Essence ni impamvu zo kubura amikoro cyangwa se kubura amafaranga. Mu mwaka wa 2023 nibwo Dr Muyombo Thomas wamamaye cyane nka Tom Cruise yasohoye album ya cyenda yise Essence
eca agahigo mu rugamba rw'umuziki nyarwanda no kubaho umuhanzi ushizwe hanze album nyinshi cyane kuko urumva ko na album ya cyenda kandi n'umuhanzi umaze gushya album nyinshi cyane hanze kandi album zakomeje gukundwa ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Iyo album yaje no kwiyegukana yaje kwegukana igihembo cya album nziza yari yasohoye muri uyu mwaka mu bihembo bya Isango na muzika. Ubwo yasubizaga ko cyatumye igitaramo cyo kumurika album ye ya cyenda kitabaye, Tom Close yagaragaje ko impamvu bakwiye gufata umuziki nk'ubundi bwoko bw'ishoramari rikorwa mu buzima busanzwe risaba amafaranga aturutse kandi rimwe na rimwe byagusaba biba bitoroshye. Ni amagambo yakomeje kugaragaza ko impamvu yasize atashyize album ye hanze ari impamvu za mikoro, ariko koko unarebye koko ibi ntago ari ibintu byo kubasha kugukinisha kuko gusohora album ni ikintu gisaba kwitonderwa cyane. Ati niba igitaramo cya New Year Groove cyahuriyemo Bruce Melody ndetse na Doboni cyaratwaye miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda, birarenga cyane ndetse bigaragaza ko umuziki ari ikintu gisaba gushora ibihambaye kugira nawe ubone ibihambaye. Igitaramo cyanjye cyatindijwe n'ubushobozi bugishakishwa cyangwa se bugikusanwa, ariko inkono ihira igihe nk'uko yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Saudi, cyangwa se uyu ni umunyamakuru nawe uzi kubaza ibibazo bihambaye cyane nk'uko tuzi ko Mr Irene ari gukurikira. Ariko Sonic zo naje nkwereke koko abahungu ko naje nagakoramo nk'abahatana nabo cyangwa se ngahangana n'aba basore koko bakomeje kugaragaza ko barenze. Tom Close watangiye umuziki 2005 aho yakoze indirimbo mbwira, cyangwa se yari kuri album ye yise cyangwa se kuri album yasohoye yitwa Kuki. Yasa album muri 2008 iyi album yayise Kuki. Nyuma yaje gukora izindi album zirimo Sibeza, ntibanyurwa, komeza utsinde, ndakubona, isi igikomere ndetse na So Fine. Izi album Tom Close yakomeje gusohora nyuma yuko amaze kubona ko burya ibintu bye byakunda cyangwa se ibintu bye byaza jamo cyangwa se ibintu bye bikomeje kuzamuka neza cyane. Usibye Tom Close hari uwo bise Bruce Melody itayiwacu Bruce, ubu ngubu tuvugana ageze muri Nairobi. Umuhanzi w'inyarwanda Bruce Melody uri kubarizwa muri Kenya cyangwa se muri Nairobi, aho yagiye muri iki gihugu mu rwego rwo gukomeza urugendo rwo kumenyekanisha indirimbo ye yise Bombobo mu rwego rwo mpuzamahanga. Mu ijoro ryo kuwa kane irishyirwa kuwa gatanu, Bruce Melody n'itsinda rimufasha rya 50am RTD bahagurutse muri kibuga cy'indege cya Kigali berekeza mu mujyi wa Nairobi, aho agiye gukomeza kuzamura indirimbo ye yise Bombo. Nyuma yuko abanyakinya mwakomeje kubaza cyane nge wo bise baraba hybrid cyangwa se na Siku ndetse na boyfriend we bakomeje kuzamura indirimbo yiswe Bombobo. Bruce Melody yerekeje muri Kenya, bamutumije ati ino ndirimbo dukeneye ko uzaza tukayikubitira ino muri Kenya tukakwereka ibyo twikorera. Ku bunani bwa 2026 nibwo Bruce Melody yashyize hanze indirimbo Bombobo yakoranye n'umuhanzi w'icyamamare muri Afrika Diamond Platinum ndetse na Brown Joel wo muri Nigeria. Indirimbo yakiriwe neza cyane n'abakunzi b'umuziki, by'umwihariko kubera umwihariko wayo mu kuririmbwamo n'indimi za gakondo z'abahanzi ndetse n'umuhanzi ushoboye cyane uririmba amajwi atandukanye. Ubwo bise Bruce Melody icyo nakubwira ko indirimbo ya Bombobo nuko yatwaye asaga miliyoni 100 y'amadolari y'Amerika, cyangwa se ibihumbi 100 n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, arenga miliyoni 140 z'amadolari y'u Rwanda ku ndirimbo imwe yonyine gusa. Ariko ubu tuvugana Bruce Melody ntabwo yakiza kuba yarakoze ibyo bintu kuko ni indirimbo itangiye kumuzamurira ibishoro. Bruce Melody akomeje kuvuga ko iyi ndirimbo nubwo ayikoze amaze kugaruzaho arenga miliyoni 80 z'amanyarwanda, nyuma yuko yishoyeho miliyoni 140 ndamata zawo wallahi. Ikanizira ko abanyanange ko Chris Empire, that is the weekend together with Sonic Chris Empire. Ikanizira ko maze gukanda subscribe, like, share no comment kugira ngo ibintu bye bigomeza kugenda fresh. Reka nkubwire ngo weekend nziza tuzogaruka ku saa 12 nkubwira wagwane. Reka udo